Wari umugoroba w'igitangaza ubwo umukobwa witwa Sandra yarasoje imirimo ye yose yagombaga gukora kuri uwo munsi. Mbere yuko ajya kuryama hari ubutumwa bwinshi yagombaga kubanza gusubiza muri telefone yiwe, abantu batandukanye bari bagiye bamwandikira. Reka nkubwire yuko umukobwa Sandra yari umukobwa mwiza cyane, umukobwa yisha agaciro ndetse yakundaga n'Imana ndetse akubaha n'abantu bayo. Yari amaze iminsi ari umusore umusabye yuko bakundana, gusa yari ataramuhereza igisubizo, gusa ari kwitegura uburyo yakimuherezamo. Sandra yari afite umukobwa inshuti yiwe witwa Beriza. Mbese muri make barakundanaga bose kubera yuko nta wari kubona hundi ikibazo ngo areke kukimubwira. Ubwo Sandra yari magenda asubiza SMS zigiye zitandukanye, abantu benshi bari bagiye bamwandikira. Yatungutse kuri SMS yandikiwe n'umukunzi we cyangwa se uwamusabye ko bakundana, James yaramwandikiye SMS igira iti: umukobwa mwiza, maze iminsi ntegereje igisubizo cy'ikibazo nakubajije, ariko nanone ntabwo arasubiza kandi umutima wanjye utegereje kumva ijambo ryiza riva muri wowe. Nukuri ndagukunda by'ukuri, uzame igisubizo kirimo yego. Sandra nubwo yemeze gutyo yanze kumwemerera urukundo, ataramenya amakuru ahagije kuri no musore. Yari ategereje kuzamwereka Berize kugira ngo amenye neza niba hari amakuru amuziho, arusheho kuba yamugira inama. Nyuma yuko amaze gusoma ubwo butumwa bwa James, yahise amwohereza record kuri WhatsApp. Arangije amubwira ati: James, ntabwo ari uko ntahaye agaciro ubutumwa bwawe, nta nubwo ari uko ntahaye agaciro ibyo wambwiye, ahubwo muri no minsi ndajagaraye pe. Nyihanganira hari ibintu ndi kurwana nabyo, ariko muri no minsi muri iki cyumweru ndaguye igisubizo. Ubutumwa bwasanze James yasinziriye. Icyakoze bararyamye mu gitondo, aza gusanga muri telefone umukobwa mwiza akunda cyane yamwoherereje record. Ibyishimo byaramwishe, arangije avuga ati: wow, Sandra yanyoherereje ijwi rye, reka numve ndumva afite amatsiko. James yaramukundaga cyane, ariko burya bajya bavuga ngo umuntu ni mugari, reka tuze kureba amaherezo y'uru rukundo. Reka nkubwire yuko Sandra ari umukobwa uvuka mu ngagari, mu bakire, amafaranga ni menshi cyane, arajojoba nk'imvura. Gusa nubwo famiye yiwe ituye mu mujyi, bahoze batuye mu cyaro kera. Ese ubundi kubera iki bahavuye bakaza gutura mu mujyi? Ababyeyi ba Sandra bahemukiye ababyeyi ba James mu rwego ruri hejuru cyane. Gusa abana bo ntago babimenye kuko bari bataranavuka. Gusa baje kwisanga mu mujyi bose, ntago bazi uko byagenze. Nyuma yuko uyu muryango wo kwa Sandra uhemukiye wo kwa James, abo kwa Sandra baje guhita bimuka bajya gutura mu mujyi, kwa James basigara mu cyaro. Nubwo bari basigaye mu buzima bugoye cyane kuko nta naho kuba bari bafite. Barabagambaniye kugeza nubwo n'inzu ari inzu nayo yatejwe cyamunara. Basigaye bari kugenda bacumbika ahantu hagiye hatandukanye, ariko biza kurangira babonye akabanza babasha kubakamo akazu koroheje. Ubu ngubu niko biberamo. James yaje kuva agiye mu mujyi gushaka ubuzima kuko yari yaramaze kwiga ikimotari. Umunsi umwe rero ubwo Sandra yari avuye guhaha, nibwo yabonye umumotari James, arangije aramutega. Nuko byatangiye bahana nimero, biza kurangira musabye n'urukundo. Ese uru rukundo ruzaza kuba urwanyarwo? Ese uri James ugasanga umukobwa ukunda iwabo barabahemukiye, wabyitwaramo gute? Uri umukobwa se wabigenza gutera? Mutwandike ngo muri comment, muri twikomereze inkuru yacu. Reka tubone no kwakira abantu bashyashya. Umuntu mushyashya n'umuntu utaramana kwanda subscribe kuri no channel. Niba utarakanda subscribe uyikande kandi buke gufungura inzoga kugira ngo buri kiganiro cyose kitambutsa anga cyangwa se inkuru ujye ubasha kubibona kandi ubibonere ku gihe. Ngewe mukunze kubana ibiganiro bitandukanye, nyari nanjye bateguriza inkuru zigiye zitandukanye, nitwa Rukundo. Reka nkubutse yuko iyi ngiyi ari episode ya 5 y'uruhererekane rw'ibiganiro bitandukanye bikunda gutambuka anga kuri no YouTube channel Rukundo Love Stories. Dukomeze inkuru yacu. Bwarakeye mu gitondo, Sandra ahamagara umukobwa w'inshuti yiwe. Arangira amuga ati: Berize, mu byukuri urabizi ntago nakundaga kujya ngo hamagara mu gitondo, ariko ibaye ngombwa. Sha uyu munsi ndagushaka cyane pe. Hari akantu nshaka yuko tuganiraho kandi ntago shaka gufata umwanzuro tutari kumwe ngo umbwire. Berize yakoresheje uburyo bushoboka bwose agera kuri no mukobwa hakiri kare. Arangije baricaye muri salo baraganira. Arangira amuga ati: rero Berize, urabizi neza yuko ngukunda kandi ntabwo najya gufata umwanzuro w'ikintu runaka ntakugishije inama. Dore iyi foto. Yamweretse ifoto y'wa musore. Berize akimara kubona ya foto yabonye uyu musore atari ubwa mbere amubonye. Arangira amuga ati: ngusi se James, hari anyabuko ko somo motari, none muri gupanga ibiki? Sandra arangije aramubwira ati: uyu musore uri kureba gutya yasabye yuko twakundana. Twarahuye ndi gushaka umuntu wanshyitsa mu rugo kuko nari mvuye guhaha, ndangije ndamutega. Gusa uko iminsi yagiye ishira twakunze kujya n'ubundi tugendana, nkunda kumutega, biza kurangira nimero yanjye ayifashe. Yaje kumamagara ambwira yuko yankunze. Rero nanze kuba namwemerera yuko mukunda cyangwa se kuba namuha urukundo ntakugishije inama, mbwira. Berize aramubwiye ati: rero Sandra, urabizi neza ko ntago nakubuza uburenganzira bwawe, gusa uyu musore usibye kuba mubona kuriya nawe umubona, nta yandi makuru muziho. Icyo nzi cyo mbona yitonda. Weho niba umukunda by'ukuri kandi ukabona ahuje n'ibyo wumva umwifuzaho, wamwemerera urukundo nta kibazo. Nese ubundi ko abasore bo mwino minsi utamenye ibyabo, uzabimenya nyine muri kumwe. Nubona ari kugenda agira tujya suzamureba. Sandra yaje gutangira gutekereza uburyo yabwira James yuko
amukunda cyangwa se yamwemerera yuko babana. Wari umunsi udasanzwe ubwo James yakiraga ijwi mu matwi yiwe rimubwira yuko amukunda. James maze iminsi ndi gutekereza ku cyifuzo wangejejeho, nakomeje kugenda mbyiyumvamo. Ukibimbwira ngiye ntago nabashije guhita mbyakira, ariko nakomeje kugenda mbitekerezaho, biza kurangira ngo kunze nanjye. James, ndagukunda ariko uzambera ifura. James yamusezeranije yuko nta munsi n'umwe azigera mubabaza. Yaramubwiye ngo aramukunda by'ukuri, ndetse yifuza yuko ari we wazaba mama w'abana be. Urukundo rwaragurumanye hagati y'aba bantu babiri bakundanaga, ndetse batangira gutekereza uburyo bazabana, bakubaka umuryango. Ndetse nyuma y'iminsi mike James yatangiye gutekereza uburyo yazajyana umukobwa kumwerekana. Bagize imyiteguro idasanzwe, ndetse biza kurangira bageze ku ntego yabo. Aba bana bashakaga kubana by'ukuri, kuko ntago bashakaga kwiyandurisha iby'isi, ntago bashakaga kugendera mu nzira zitema Imana idashima. Igihe kimwe iyo James yageragezaga kuganiriza uyu mukobwa ku bigendanye n'imibonano mpuzabitsina, yamuteraga utwatsi, ariko James nawe yakitekerezaho agasanga ibintu yaragiyemo ntago byari bikwiriye. Niko gupanga uburyo yamujyana kumwerekana kugira ngo batangire bitegura ubukwe, bazabane, kugira ngo buri kimwe cyose bazagikora bakemerewe n'Imana, ikindi kandi batameze nk'abajura. James yapanze uburyo ajyana mwana kumwerekana mu rugo. Mbese n'igihe kiza kugera, barategura, baragenda. Bageze mu rugo barabakiriye neza, umukazana baramushima, ariko bageze mu gihe cyo kwibwirana ibintu byahinduye isura. Ese yifuza kumenya ibyakurikiyeho nyuma yuko iyi miryango y'aba bana yasanze yarahemukiranye? Ese uri James wabigenza gute? Ese uri Sandra wabigenza gute? Ese uriya musaza waraza gufata iyihe myanzuro nyuma yuko umuryango kwa Sandra wamuhemukiye cyane? Aremera umuhungu we arongore umukobwa mu bantu babahemukiye? Ntucikwe n'igice cya kabiri kino nkuru, ni muri episode ya 6 y'iki kiganiro. Reka mbashimire mwebwe twatangiranye muri no video, tukaba tugeze ku musozo wayo tukiri kumwe. Imana ibaho umugisha. Reka mbibutse gukandika kuri no video nimba mutabikoze. Ikindi kandi niba uri mushyashya ukaba utakanze subscribe, nawe ndakwibukira kugira ngo uyikande nihaza ikindi gice cyangwa se n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye uzahita ubibona kandi ubibone mu bambere. Ndabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza. Ni muri episode ya 6 ni muburi.